Naho. Tuhagaze ku gipangu cyanyu ngo twihangane. Pati, merci. Uriya musista kumbonye, ijisho ryawe ni irye mu debanye nkaho muziranye. Utama amakuru meza ariko. Romi, yes. Uriya rero. Uriya mukobwa ntawe tuziranye, gusa nta nubwo byakunda kuba Kose Patiri wagira ku rugo. Niba uri mwasomani yawe ko bajya bibeshya bakameza zawe basaba arimo nazisoma. Basindabona. buriya bizi. Romi buriya ngenje mvanye. Tungana dusa rero ntago byantungura cyane buriya ntekereza ko ari nako byagenze. Yego. Okay. Shaka kwaziranye n'umuvandimwe wawe buriya. Ubwo buriya barazi buriya nza. Are you excited, Julie? Of course, but why all of this? Just love. Love? Of course. I don't think I can trust a new guy because love is a word used by many but understood by few. Let me quote one of Greek philosophers. He's Aristotle. He said, "Love is composed by single soul, inhabitant into bodies. What I want is that single soul be in our hearts forever. Please, Julie." There is an Indian philosopher, Jiddu Krishnamurti, explained love in a term of a formula. He said, love equal to desire plus pleasure, or love equal to desire, pleasure forever. Now, tell me, who's right among those two philosophers? Of course, all of them, they are right. Okay, Audace. For sure, you are a good man. Educated, gentle, smart, and good looking too. To be honest, I can love, but I'm afraid of saying yes. I have been disappointed for many times in love. And it's sort of like there is no true love nowadays. Let me ask you, what people should do to get a true love nowadays? Forget about this. If you learn to be loving by real nature, not somebody else or something else. If you just become love, not loving somebody, you will know the nature of love. If you love somebody to thinkly happening, because no human being will be happening the 100 ways you want them. Every human being on this planet is gonna disappoint you. Believe me, Joe. Not because they do something wrong, because nobody can fulfill unrealistic expectations high of them. Have you been able to fulfill somebody's expectations? I'm asking. Big not. You're right.
nobody else will be able to do it. Because if you wait to meet somebody who cannot be mistaken, it's like you are waiting for somebody who has never existed. And who will never exist in the world. That's where we commit mistakes. Now I can see love is blind. Wait a little bit, Julie. Love is not blind. If you love the person, you will see their flaws. But you still consider them beautiful. You will notice the little pimples they have all over their face. You will notice how short they are. You will notice that there are plenty more beautiful or handsome people more than that person. But yet, you still love him or her. That is the definition of true love, Julie. Audace, stop by there. Time's gone. But as I told you, I have been disappointed for many times. And I'm afraid of falling in love again. So, give me time. Iyo ukoze nabi niyo ukoze neza byose umura buriya nta kintu kibi Imana itagiteganyije. Ibintu byose bijya biba Imana izi impamvu yabyo. Nyine kuba uyu mwana yagiye nyine Imana yari ibizi. Sibyo yangana nakundi Imana yangana iki nakoze kuko kuburyo Imana yantwarira umwana wanjye w'imfura. Sheri umura Imana izadushumbusha. Sibyo ntabwo ndi kubyumva. Mama tuzadore mama yaje. Tuzadore mama yaje Sheri. Ntabwo ndi kubyumva. Umurima nirakuzi. Nigute Imana yarwarira umwana. Umurima nirakuzi kandi zakuzi. Oya. Reka nkubwire. Nanjye byambayeho. Nabuze umwana wanjye w'imfura. Ndababara. Kurenza uko ubitekereza. Oya mama wibivuga. Humura. Oya. Ariko mama wibivuga ntabwo bizashira kandi oya mwana wanjye. Numugumireze nugumye. Wiya. Tuza. Ahubwo nibutse akandi kantu. Nashakaga ngo tubanze tujyane mu rugo mbanze nkiteho. Sibyo? Oya mama, sibyo ndi kuvuga. Ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ari byo. Ahubwo mama
It's okay. Mama. Mama, kugerageza nyine muri iyi minsi ukazaza kumusura kenshi gashoboka. Sibyo chérie? Mama, uretse kari Mama igira hino mubwire. Mama, ibyo bintu urimo gukora ni biki? Uratinyuka ukabwira Karire ubona ari muri mood imeze kuriya ngo urashaka kumutwara iwawe mu rugo? Biriya bintu ubona bishoboka koko? Niko bigaruka. Sinakubwiye kwirirwa wiruka mu bagore kwawe. Nurareba uko ishyari rigize umukobwa wanjye. Reba, ngaho umwuzukuru wanjye arapfuye. Umukobwa wanjye ararusimbutse. None ngo nkomeze ndebere bigaruka. Ariko se mama, ibintu uri kuvuga reka mbanze mubaze. Uwo mwuzukuru wawe uri kuvuga ntabwo yari umwana wanjye, cyangwa uwo mwana uri kuvuga ntabwo yari umugore wanjye? None se wibwira uko ababaye kuriya niko nawe ubabaye? Reba, uziwe nagiye kukubyarira nyamara uziruka nkujya kumuhenga. Urarengereye. Nta n'ikintu numva nshaka ko twongera kuvuga. Uyu yitwa Lomi ni sheri wanjye. Yes my love. Sheri, uyu yitwa Zari, inshuti yanjye cyane. Ya. Zari. Nishimiye kubabona. Natwe turabishimiye. Nagiye mbasaba kandi. Ariko wowe turaziranye cyane ahubwo Zari. Nimira gusabe kuko ubundi abanyarwanda bajya bavuga inshuti yawe. Mwaba inshuti. Nawe turi inshuti. Nagira musabe akantu sinzi ni wanyu. Ibyo ntabwo wakemera ikintu utarumva cyangwa utarabona. Ntitujye kwandika nyine. We tubwire. Okay. Mfite inshuti I think nawe ushaka utayizi. Ni umushuti wanjye cyane bamwita Patrick. Yagize ibyago. Ambira tuzamuherekeze tumufate umugongo.
so mumfashije nagiye tuzamuherekeze tujyane Oh, kandi chérie. actually nkawe uhari byaraka Ngiye mba namajije kubyemera kare cyane utarabyemera ahubwo wenda Zari ese mwapanze kujya cyane twapanze ejo wow merci beaucoup Zari ni inshuti nziza turakwishimiye cyane kujyana bitese nimwicarire rega mwashyitse rwose amakuru se Pati amakuru ni meza asagara nuko mbona amarembo kujya mwizera ubundi wamumenya mbona bose ari inzobe noneho reka muvune amaguru iyi ni fiyanse yanjye iyi ni inshuti yacu ni byiza bo reka ndebe umuvandimwe aze yego Zari kutuje cyane baraje la la la